Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Uyu muvandimwe rero uduhaye ubuhamya uyu munsi abuvuze uko buri, ariko numva hari ikindi nanjye nakongeraho. Rero bavandimwe tugana mu ijuru, njya ntanga ubuhamya bw'ibyambayeho, wenda hari bamwe bakagira ngo ni kubeshya cyangwa se wenda abandi bakagira ngo ni amakabya nkuru. Ntabwo ari byo, byarabaye rwose kandi byabaye ku mugaragaro, ku buryo njya numva nta n'isoni binteye, nta n'ipfunwe biba binteye byo kuvuga ko nacuruje ngahomba, kandi igihombo kikambera kibi cyane, kikanshyira mu bibazo bikomeye cyane, kandi ndi umukozi w'Imana. Ntabwo ari uko navuga ngo nanywaga inzoga wenda ndanywera amafaranga, ntabwo ari uko nari indangare, yewe si nuko wenda nari ninjiji mu by'isi ku buryo nagera ku rwego rwo gucuruza ngahomba ntyo, ahubwo ni uko byari byagenze. Buriya rero tujya tuvuga ngo iyi Imana yabyemeye biraba, hari ukuntu tubivuga ariko kubibamo bikatuvuna. Nanjye rero ntabwo nabyakiraga, ariko nabyakiriye kubera ko nabonaga nta kundi nabigenza. Byarabaye rero, byarabaye biramvuna, birangora kubyumva no kubyakira, biranyandagaza, binyambika ubusa niko navuga, ariko Imana yarahabaye. Haleluya. Bavandimwe rero, ubu buhamya iyo mbutanga ntago mba mbutanga kugira ngo mwumve ibigwi by'ubugoryi bwanjye, oya, ahubwo mba ngira ngo mbabwire ngo ni mwumve ibigwi by'ubutabazi bw'Imana. Haleluya. Iyo wavuganye nayo iratabara. Amina. Ndabizi ko gutanga ubuhamya bwawe bwite ubundi bitera n'isoni. Ni benshi mu bufite ariko muraceceka ntabwo mubuvuga. Kubera iki? Hari ubuhamya bwanyu bumwe na bumwe buteye isoni, wenda wumva ko buguteye isoni, buguteye ipfunwe, mbese wanatambuka ukumva utananezezwa nuko abantu banabimenya. Nyamara ariko iyo byabaye biba byarabaye. Ibyanjye rero byabaye ku mugaragaro, nta n'impamvu yo kugira ngo mvuge ngo nabihisha cyangwa ngo nagerageza kubisiga amavuta, oya, byabaye ku mugaragaro kandi hari abenshi babibonye. Uyu muvandimwe rero utanze ubuhamya uyu munsi ari muri bamwe cyangwa bakeya Imana yampaye bambera ba Simoni w'Isireni. Uyu muvandimwe yaramperekeje, uyu muvandimwe yanguye inyuma, uyu muvandimwe mbese yambaye hafi mu buryo navuga burenze ubw'abandi bose. Yarantabaye, yambaye hafi, yangende, mbese ntabwo nzi icyo nta nubwo njya menya uko namushimira, gusa njya mbwira Yezu Kristo ni uwanga gutumwa atuma, uwanga gutenguhwa atuma mukuru. Nanjye rero Yesu nkamutuma ni ujye umunkomereza, ukomeze umuryango we, ukomeze umugabo we, ukomeze abana be, kuko bigomwe kugira ngo antabare. Ntabwo byari byoroshye ariko byarabaye. Uyu muvandimwe rero aho atanga ubuhamya ku masomo menshi Nyagasani yagiye ampa turi kumwe, nibyo rwose twagiye tugira ibihe bikomeye byo gusengana, avuze bimwe muri byinshi twagiranye. Hari na byinshi nanjye nibuka nawe nyine wenda hari yibuka wenda atavuzeho, cyangwa se tuvuge ngo ibyo umuntu yakwibuka byose ntago ariko yabivuga. Niyo mpamvu ubuhamya bugenda butangwa buhoro buhoro, ntago burya bwose wabuvuga ngo uburangize. Ugenda rero utanga buke buke uko Nyagasani Imana yabishatse. Uyu muvandimwe rero igeze kumbona ndira nkuko yarandi iruhande, burya ngo nyiri umupfungwa mujya hanuka, yangiye hanuka pe, amba hafi. None w'igihe rero nari ndimo kugorwa, mbese bimeze nabi, haraza arambwira ati reka dukomeze dusenga Imana twinginge. Nuko araza twinginga Imana, Imana ikaduha ijambo nka ririya, ariko ikariduha mu buryo bwo kumukomeza, kuko ngewe yari yarabimbwiye, nari mbizi. Ariko buriya rero muvandimwe nkubwire, hari igihe uba uri mu kigeragezo, wanagerageza gutanga ibisobanuro by'iby'Imana yakubwiye, abantu bakagira ngo warasaze. Burya abantu bari mu bigeragezo biranoroha kubita ko ari abasazi. Kubera iki? Kugira ngo ubone umuntu arimo, navuga ngo ari guti bitabapfu niko babyita, iyo mbese amerewe nabi, ariko kandi akavuga ngo Imana yarambwiye ngo izantabara, biba bigoye kugira ngo byemeze abantu. Cyane cyane ko byageze ku rwego abantu bibaza bavuga batese uyu mubyeyi yaza kuba akorera Imana y'ukuri koko nta nubwo yari kumutabara.
abantu batangiye kwibaza niba koko ukorera Imana y'ukuri. Aho rero narahageze. We rero ntabwo yahageze, ahubwo yambaye hafi, aravuga ati mama, nabonye ingabire ikomeye muri wowe, ngomba kuyisigasira kugira ngo itameneka. Uyu rero yabaye mu bamarayika Nyagasani yanyohereje kugira ngo bambe hafi, kandi yabikoze neza. Ubutumwa rero umusaseridoti yampaye, kuko twari kumwe, twari twagiye gusaba penetensiya mu Cyongereza, njye mbyibuka cyane, muvandimwe hari amakuru menshi njye nibuka cyane. Twagiye gusaba penetensiya mu Cyongereza, tugezeyo kiratubihira, kiratunanira, ariko twarageregeje twiteguraga Pasika, ndavuga nti reka njye muri penetensiya, kuko Kirisitu tutegeka guhabwa penetensiya mu gihe cya Pasika. None rero ngiye guhabwa penetensiya, cyane cyane ko nijujutiye Imana. Buri icyaha cyo kwijujutira Imana, mwabavandimwe mwe mugana mu ijuru, ni icyaha gikomeye. Naricaraga nkavuga numva rero Nyagasani washyize mu ishuri ryangiriye ubuntu. Nyagasani ajya tugira ubuntu, akaduhisha ibyaha, akabiduhisha pe, kandi akabiduhisha duhumeka. Yamesha ibindi byaha by'ubwoko bwose, ariko nguma mu cyaha cyitwa kwijujuta. Kwibaza niba iby'Imana yavuze ari byo, kwibaza niba narayobotse Imana y'ukuri, mbese narashidikanyije. Nakwicara nkavuga nti Nyagasani, ntabwo wafungura ijuru ngo nginjiremo ngishidikanya gutya, kuko ushobora no kuza nkavuga nti ariko se ni wowe cyangwa dutegereze undi. Nanjye nkaba nka Petero cya gihe yabwiye Yesu ati niba ari wowe, niba ari wowe tegeka noneho ngo usange ngendera hejuru y'amazi. Yesu ati ngaho ngwino. Petero aragenda, ariko ateye intambwe nyera, avuga ati ariko niwe koko. Ako rero karaza kaci muntu ni kabi, karaza ukavuga ati ariko se koko ubu nibyo koko. Petero aravuze ati se nibyo koko, atangira kugira gutebera mu mazi. No kuvuga rero ngo gushidikanya ntitukabyoroshye ngo tuvuge ngo ariko ngo gushidikanya ngo ni kimuntu. Oya, ni kimuntu ariko mbi, mwaretse se tukayihana ko dushobora kubaho tudashidikanya. Ndicara rero nsanga mu by'ukuri mfite icyaha cyo gushidikanya, gukerensa iby'Imana yavuze, gushidikanya niba ariyo, kandi nige twavuganye nayo. Yesu yaraje aranyiyereka nkamwibonera, ariko byageze navuga ese niwe. Muvandimwe rero ninkubwira gutyo, uhite wumva iriya vanjiri ya Petero itubwira ukuntu Petero nyine yaramubonye abona ni Nyagasani. Haravuga ati niba ari wowe tegeka ngende hejuru y'amazi, nze ngusanga ngenda hejuru y'amazi. Yesu ati ngwino, kuko Petero aragenda. Ni ukuvuga ngo icyo gikorwa cyagombaga kumwemeza ko ari Nyagasani. Ariko kimuntu yaraje aramubwira ati Petero koko ubu ntabwo uri igicucu, uri kugenda hejuru y'amazi usanga wamenya ari Nyagasani. Atangira gushidikanya. Gushidikanya rero ni ikintu kibi cyane gituma umuntu arohama. Abantu rero mujya mworohera gushidikanya ngo ariko ngo ngewe Nyagasani ngo arabimbwiye ngo nuko ndashidikanya, nukabyorohere. Icyo ni icyaha gikwiriye kujya mu ntebe ya penetensi. Kuki ushidikanya ku Mana y'ukuri? Kuki ukerensa iby'Imana yakubwiye? Kuki? Kandi dore ni cyo kijyana burya abantu mu bapfumu. Umuntu akagenda agasenga, Imana ikamubwira ngo nzabikora. Bwacya mu gitondo ngo ariko se ngo Imana ngo ko iba yabivuze kuriya, ngo bari abahanuzi nabwirwa n'iki ko baba batanyoye, nabwirwa n'iki ko baba batasinze, ngo reka njye mu bapfumu. Kabugiye kubaza ngo n'ahandi ngo wumve ko bihura. Ni nacyo gituma abantu benshi muri kwiruka mu bahanuzi, ukaba ngaho wagiye mu rusengero rwa hariya, mugajya mu gitondo wageze kwa padiri baride, ariko mu ruhango n'ubundi ni wowe. Bati baba padiri baturuka ni bari muri Kenya b'Abahinde, bati baje kuri communauté d'Emmanuel ukaba wagezeyo, bati cyumweru cy'amasengesho ukaba uri kugikora, bati frere Pius yaje ukaba wagezeyo. Bwacya mu gitondo bati hari audio mama Louise ari gutanga ukabulimo, bati seri makira ari kwigisha ukaburiyo. Ntabwo abenshi ari ugushaka, ntabwo ari inyota y'ijambo ry'Imana ibajyana. Icyo tucyumvikaneho. Kandi bagenzi bagana mu ijuru, nitutisuzuma ngo tumenye ikitugenza, nta nubwo tuzanakira. Ntabwo ari inyota ikwirukansa. Icyo tucyumvikaneho rwose. Ahubwo ikintu ngewe mbona kikwirukansa kirimo ikintu cyitwa gushidikanya. Icyo nicyo cya mbere kirukansa abagenzi benshi bagana mu ijuru. Ntabwo ari bose, ariko abenshi mwirukanswa n'ikintu cyitwa gushidikanya. Wumve niba uko babivuze mu ruhango ariko nako runaka azabivuga, maze mukirwa muvuga ngo ariko uzi ko ngo ari nako babivuze koko. Buriya rero Nyagasani yemera kumenya henshi babivuga kugira ngo wikosore. Nuko Nyagasani Yezu rero ajya abikora. Ubwo rero kuri jewe
Nyagasani Yezu yarambwiye ati abo nzemera nibo nzaguha ngo wakire. Nuvuga ngo Nyagasani niyemera ko duhura muvandimwe nuko zababona bikwiriye. Ntago ari bya bindi byuko ukeneye guhura n'abahanuzi bose. Erega muvandimwe, nigeze kuba ahantu navuga ngo ngerwaho na buri wese. Aho narahabaye rwose, buri wese ushaka akangeraho uko abishaka. Ariko nyamara nubwo nakoreye Imana, nubwo hari uburyo abantu benshi bakiraga kandi bigaragara, ntabwo bose bakize, nta nubwo bose babyitabiriye. Ahubwo byababereye impamvu, abenshi byababereye impamvu yo gushidikanya no kuvuga ngo ntago ari Imana imuvugisha. Ariko nyamara ndabyibuka neza igihe cyose twabaga turi gusenga, Yesu yaravuze ati ubu rero igihe kirageze, ababyeyi b'abatowe ngiye kubahisha kugira ngo mubagereho bizajya bibavuna. Ibyo bintu rwose byaravuzwe kandi byarasohoye. Ati kugira ngo mubagereho bizaba bigoranye cyane. Nibyo biri uyu munsi. Ntabwo nihishe rwose, ndi mu Rwanda, ntabwo nimutse ngo mve aho ntuye, ariko simbona umwanya. Ntabwo ari ukwanga abantu, si ukwihisha abantu, nta mwanya mfite rwose. Ibyo ngibyo niko Nyagasani yabivuze, ntabwo twe tuzi ngo azaduhisha mu buhe buryo. Reka rero ngaruke mu buhamya bw'uyu muvandimwe kuko ari nabwo bwatumye mvuga. Ntabwo ngiye kukubwira kubyerekeranye wenda n'ubuhamya bwanjye kuko ni burebure kandi kubusubiramo igihe Nyagasani azabishaka nzajya mbusubiramo kuko uko mbusubiyemo buba bufite igishyashya bwazanye. Nuko rero naricaye nsanga afite icyaha cyo gushidikanya. Ndavuga nuko gushidikanya ntabwo nkwiriye kukuryamana, nitwa ngo ndi umukozi w'Imana. None se Yezu yaraje arambwira ati ariko umuntu azakubwira ashidikanya nk'ubu nje ngewe imbere yawe, ahubwira nti rero Louise nshaka kugutuma, ariko niba ari data wabimbwiye, niba ari byo ngewe nitekerereje simbizi, ariko ngire wajyayo ntuye nawe ushidikanya zubwo ngewe nakumva ko nge nabijyamo gutati. Nguko rero iyo nawe ushidikanya nuko ngo n'ubutumwa bwawe abantu babwakira bashidikanya. Urabyumva Nyagasani ukuntu yabisobanuriye. Nuko rero ndavuga ni ikintu cyitwa gushidikanya, bavandimwe tugana mu ijuru mureke tukireke kuko kiri kwirukansa abantu benshi imisozi. Kandi ndagira ngo nkubwire, urashidikanya ariko ntacyo uzahindura ku byanditswe. Ushobora kubishidikanya nka kuri Petero yashidikanyije, ariko ntabwo uri buhindura ubumana bw'Imana. Yezu ni Yezu, yarategetse genda hejuru y'amazi umusanga. Nushidikanya urarohama, ariko Yezu araguma ari Yezu. Tekera rero ngo ngira abantu inama mwe gushidikanya ku cy'Imana yavuze. Abantu benshi turwaye indwara yo gushidikanya. Wenda ubu buhamya bw'uyu munsi reka butuvure niyo ndwara, butuvure icyo kigeragezo cyitwa gushidikanya duhoramo. Ngo ariko ngo ndarwaye, ngo ntako ntagize, ngo ariko Imana ntimva, ngo niba inyumva itakumva se wumva yumva nde? Wowe ko wumva abana bawe, iyo umwana arize kumenya ko umwana arize, iyo umuturanye atabaje kumenya ko umuturanye atabaje, kuki wakumva ko Imana itumva? Nuko rero ubwo ngewe naricaye nsanga mfite ikibazo cyo gushidikanya bitewe n'ibigeragezo naciyemo. Nageze aho ndavuga ni ese ni Imana twavuganye koko? Bijya bihagera rero. Imana yo mu ijuru rero ntabwo yantereranye. Uko nguko nagiye kwa padiri, nagiye numva mfite icyo kintu kindemereye mu mutima, ariko mu by'ukuri Imana yari yabitse ijambo muri padiri riza mbese rinsana iransana rwose ko padiri yarabimbwiye, ndetse n'uwo muvandimwe twari kumwe. Ubwo padiri yakomeje kubimbwira turi kumwe n'uwo muvandimwe, aravuga ati humura uko Imana yashubije Yobu ibyo yatakaje niko nawe igiye kukugarurira ibyawe. Kandi uwo mupadiri ntiyaranzi rwose, ntabwo yaranzi. Gusa bavandimwe tugana mu ijuru, njya mbitangamo ubuhamya ngo icyo Nyagasani azakugira cyo kirakugerageza. Nageragejwe n'umurimo w'ivugabutumwa, tagira ngo mbibabwire. Nyagasani Yezu yarandebaga akavuga ati Louise uzavuga mu Cyongereza, uzavuga mu Kinyarwanda no mu Gifaransa. Aho hose rero yarahancishije avuga ati ngaho genda ujye kwiga. Hari mu ishuri koko. Ntabwo nari nzi ko ari igihe kizagera nkajya gukiza abantu no kubwiriza abantu mu Cyongereza. Ndagenda nkakididibuza kandi barumva pe, barumva bakanabaza n'ibibazo ngasubiza yego.
kuko Imana haleluya yabikoze kandi yari ibizi, yarabiteguye. Nta gitungura Imana. Twebwe abantu turatungurwa rimwe na rimwe, ikintu cyaba tukavuga ngo ko se buriya ngo byagenze bite. Twebwe turatungurwa, ariko Imana yo mu ijuru ntitungurwa, byose ibibizi kandi yarabiteguye kuva kera. Haleluya. Hari igihe njya mpura n'umuntu nkamubwira ubu twebwe dutunguwe nuko duhuye, iyi foto yanjye nawe iratunguranye, ariko Imana ntitungurwa, yari ibizi na mbere yuko nge nawe tuvuka, ariziko iyi saha uyu munota tuzahura. Bivuga iki rero? Guhura kwawe n'umuntu icyo ari cyo cyose kikoye, nta mpanuka iba mu buzima bw'umuntu. Imana byose iba yarabiteguye. Haleluya. Iba yarabihaye umurongo kubera ko ari Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Iba yarabiteguye rero. Ubwo rero yararebye iravuga iti mwana wanjye uzaca mu kigeragezo, reka nkwereke abantu bazagutabara. Uyu muvandimwe hamwe n'abandi bavandimwe bakeya rwose, kuko ndabara hari igihe kigeze kugereza arambwira ati ubare abakugezeho kandi bagomba guhembwa. Ndabara ku ntoki ntabwo ndenze abantu 10, kandi nabwirije abantu, nabaye mama w'abatowe imbaga. Hari igihe njya mbyibuka cyane, hari igihe twigeze gukora umunsi mukuru tushima Imana, twebwe abatowe twese dutegura ko tuzagaburira abantu 1000. Ndibuka ko ariko twari twabipanze, turenza abantu 1000. Bivuga iki rero? N'abantu benshi, ntago abatowe ari abantu 200, nta nubwo ari n'abantu 100, bari abantu barenze 1000. Ndi mama wabo, sinigeze navuga ngo sinigeze wenda mbashyira kure y'Imana ngo mbabwire ubundi butumwa bwaba buturutse ahandi hantu, ariko ikigeragezo cyaraje barahunga. Nta gitangaza kirimo, na Yesu niko byamugendekeye. Haleluya. Nibe nanjye nasigaranye nabo 3, Yesu Kristo yaraje ansangaho narindi, arambwira ati ariko ati we ko wageragejwe, ati hari ababa baragusigaye hafi, ni yewe ntibarahari. Ubwo rero Yesu yabimbazaga, yarazaga kansura akananganiza kuko nabaga mfite irungu. Reka nkubwire ikintu cyambayeho muvandimwe, mu buzima bwanjye sinigeze mba njyenyine. Iwacu tuvuka turi abana 10, nari uwa 3 mu bana. Wenda reka mvuge ngo twakuze turi 7 kuko nabandi bagiye bavuka nyuma, wenda naragiye muri segonderi. Iteka twaryaga dusangiye, turi abana benshi bakadushyira ku isahani imwe, ntabwo nzi kurya njyenyine. Ubwo buzima nabuvuyemo njya muri segonderi, nkabona duhura muri refectoire turi abana benshi. Ubwo buzima nza kubuvamo njya muri mariage, sinigeze ndya njyenyine, nabaga nsangira n'uwo twashakanye n'umukozi mbese, ariko ubwo bwabanje kuntondaho gatoya kuko numvaga kuba mu rugo rutavuga ntabishobora. Ariko ndagerageza ndabyakira, kuko ubwo icyo gihe umuntu abahinduye ubuzima. Birakomeza rero, Imana ingirira ubuntu, mu rubyaro abana baranyikiza ku buryo ntabwo ari ukubeshya, si ukwitaka. Abana banjye n'inshuti zanjye, niyo turi kumwe abantu benshi ntibemera ko ndi mama wabo, kandi n'uburyo banyisangaho nanjye numva ari inshuti zanjye. Ku buryo rero tujya inama tukaganira, bakanterera ibiparu nkabaterera ibiparu, tugaseka, ku buryo n'abantu bajya babona tugenda dufatanya akaboko, bakaba bavuga bati ariko se uyu musore n'uyu mumama, abakecuru bubu rwose. Nkavuga ni reka ni Yesu Kristo wabikoze, babazi ngo nifunze umwana w'umusore. Reka ni Yesu wamumaye n'umwana wanjye. Nuko rero icyo ntago turi bukijye muzi, kuko hari ubuhamya nabwo bugendanye n'ibyo byose ndi kuvuga, ariko sibwo uyu munsi nateruye kuvuga. Noneho rero abana banjye baranyikiza, tuba inshuti, tuba abavandimwe, bigenda neza. Igihe cyarageze rero nkajya ku kazi, nkaba mu bandi bakozi, ku ishuri nabayeho. Buri rero nagiye ngira ibihe byinshi byo kuba ndi umunyeshuri. Ubuzima bw'umugore nabufatanyaga n'ubunyeshuri, ngahora iteka niyumva mu bandi, nibona mu bandi, kandi burungano. Igihe cyarageze rero njya njyenyine, njye kuba njyenyine. Icyo gihe cyaramvunnye cyane, kuba njyenyine ntabwo nabyumvise. Ntabwo numvaga ukuntu naba njyenyine kandi bigashoboka. Nkaba njyenyine, icyumweru kigashira ndi njyenyine mu nzu ya njyenyine.
Yesu Kristo rero kubera ko yarazi ko ntabimenyereye yarazaga akansura kenshi akanganiriza, yewe ntabwo nigeze ngira irungu nubwo byitwa ko nabaga njyenyine mu buryo bw'umubiri, ariko kuri rose nigeze numva ndi njyenyine. Nahoranaga mbese yazaga akambwira amasengesho ngomba gukora, mbese nahoraga ahubwo numva mfite izindi gahunda, ku buryo byageze n'igihe abantu bambwira bati turashaka kukureba kugusura, nkayamabwira ni mwe muretse mfite izindi gahunda, numva bagiye kunyicira gahunda yanjye na Yesu. Kuko Yesu ari mwiza yarabikoze. Haleluya. Uwo muvandimwe rero ubwo nicyo nashakaga kuvuga, muri ya gahunda ya jyenyine uwo muvandimwe Yesu yaramwohereje akajya anyuzamo, nkajya kubona nkabona angezeho. Ntago byari byoroshye kungeraho, ntago byari byoroshye, n'ukuri ndagira ngo mbibabwire bagenzi tugana mu ijuru, ishuri ry'Imana rirarushye. Ubwo rero aho ngaho narindi jyenyine, Yesu Kristo yaraje arambwira atariko ati wagiye kwiga Icyongereza. Ndavuga nariko si kuko wamugani kuki ntiga Icyongereza. Ubwo rero ndagenda ntangira kwiga Icyongereza, kuko aho narindi nicyo bavugaga, ariko kubera ko numvaga ndi jyenyine, nabanje kumva ko ndi jyenyine, bigatuma ngira n'ipfunwe n'isoni ryo kujya mu bandi, noneho nkibera mu nzu. Bigeze aho Yesu araza arambwira ati rero haguruka ujye kwiga. Ubwo rero ndahaguruka ndagenda njya kwiga, ngeze ku ishuri mpasanga nanone babana twigana, numva noneho sinkiri jyenyine, abarimu barankunda, mbese nagize ibihe byiza aho hantu. Niga Icyongereza rero nuko. Muri uko kwiga Icyongereza rero, kumbe Nyagasani Yesu yateganyaga ko ari igihe kizagera nkazahura n'abantu bavuga Icyongereza kandi nkaba ngomba kubabwiriza iby'agakiza. Ndibuka hari umuvandimwe wigeze kumbwira atariko ati niba Icyongereza kikugoye, ati waretse nkagushakira akuma cyangwa se abaho twuma, ikoranabuhanga ryarabyoroheje, uvuga mu rurimi rwawe two tukagenda dushyira mu zindi ndimi. Yesu Kristo ndamubwira uyu muvandimwe ko yiyemeje kugura ako kantu, ese nemera akagure? Yesu arambwira ati ya, none se nujya kuvuga ubutumwa uzakajyana? Cyose muvandimwe, uko mu minsi ishize byambayeho, nahagaze imbere y'imbaga bati icyo yibwirize narayibwirije, abantu ko barabyumvise kandi baremera kandi barahinduka. Haleluya. Ndavuga ni none yongera aka kamashini ubu kari kubishobora, ntabwo kabivamo. None se ko nshimye wenda kavuga amagambo ndi kuvuga, ubu mvuze ngo haleluya kabivuga? Oya, ntabwo kabivuga, kaba ari akamashini kandi ndi umuntu. Haleluya. Nuko Yesu Kristo arambwira ati oya, akamashini ntabwo kakurusha ijambo. Ubwo rero muvandimwe mwiza, uwo murimo wo kuzabwiriza abo bantu uwo ndimo uyu munsi niwo nari ndi guteguzwa icyo gihe. Ntabwo byari byoroshye. Wenda Yesu yaza akabwira uwo twashakanye ati rekura uyu mugore ajye kwiga Icyongereza, ntabwo yari kundekura. Abana ntabwo bari kundekura ngo mama agende ajye kwiga Icyongereza igihe kingana gutyo. Yesu rero yahisemo kubicisha aho ngaho. Ndagenda Icyongereza ndakimiragura, ariko ndavuga ndakumira wa Cyongereza we, nkumire. Nuko aho ngejeje rero ntabwo wenda navuga ngo nahahambaye, ariko ntacyo haramaze. Uko biri kose njye bw'Yesu niyo ndajya kwiga, ntabwo mba ngejeje aha ngaha. Haleluya, kubera Imana. Uyu muvandimwe rero ari mu bantu bambaye hafi, bakajya baza nyine icyo Cyongereza tukakivuga, ariko the glory of God. Haleluya. Twarayivuze rwose, ndabyibuka cyane. Haleluya. Haleluya. Ndashima Yesu wabikoze uko nguko niko yabishatse. Uyu muvandimwe rero yarageze ahantu nawe yiheba. Burya hari igihe urwaza umuntu, abaganga bakakubwira batari ko nubwo urwaje uyu muntu turabona nta cyizere cyo gukira. Muganga wacu ni Yesu, ntabwo yigeze atubwira ngo nta cyizere, ariko isi yatwerekaga ko nta cyizere. Ese icyizere wakigira ute muvandi? Reka tubaze mbabaze, ese wagira ite icyizere? Ubucuruzi bwanze, ndarangura bikanga, ndacuruza bikanga, ngezaho nakibasha no kubona n'amafaranga yo gushyira essence mu modoka nagendagamo. Ubwo icyizere wakigira ngo bizongera bigaruke gute? Ariko uyu muvandimwe ntiyamvuyeho, yaravuze ati nabonye ingabire ikomeye muri wowe, erega nimureke tugwe ku bantu b'Imana kubera iyo mpamvu, basi icyo wamubonyemo nikigukomeze. Ati nabonye ingabire ikomeye muri wowe, sinzakureka. Angwaho koko, angwaho rwose ndabaraga sanga abantu ntabwo barenze, nubwo bagera ku 10, sino kuvuga ngo barenze 10, ntabwo bagera ku 10 abantu bangezeho aho narindi bakamba hafi uko nari meze, ntabwo barenga 10.
rwose ntabwo barenga 10 kugira ngo nkubwire ngo Imana yarafashe za nshuti zose babandi bose twagendanaga irayungurura ariko Yesu Kristo akabimbwira akambwira ati byageze igihe ubwo rero uko wumva uko ngira urugwiro niko nakundaga no guhoberana we tugahoberana n'abavandimwe ngomba biraryoshye cyane Yesu Kristo araza arambwira ati ariko atuwaruzi n'ikindi ati ngiye gukuraho iryo hoberana ati ngewe ntabwo rinezeza kuko nzi ko abenshi barakuryarya none nyagasani nawe ubwo niwe ufite ikibazo ni guteze ubwo twaba duhoberana koko dusengana kandi turyaryana ntoya ntabwo ari byo ati nyamara ugiye kubibona ndaza ndabibabwira bavandimwe bagenzi bagana mu ijuru babatowe niyo mpamvu marambabwira ni mutanga ubuhamya bw'ibyo mwabonye naraje ndabibabwira ndabwa ni Yesu yambwiye ngo ntituzongere guhoberana byaratubabaje nyine bitubera urujijo ariko niko byagenze hobaho birahagarara bukeye rero ikigeragezo kije yahobaho kuko naje gusanga kuko inyishe nubwo tutahoberanaga ku mubiri icyo gihe nyine Yesu amaze kubivuga twubaha icyo Yesu avuze rero nubwo tutahoberanaga gutya ngo duhoberane ariko ntibyabuzaga kureba umuntu kumva wanamuhobera ariko nkavuga ntabwo twarenga ku itegeko rya Yesu igihe kirageze rero haleluya bya bindi bigiye kujya hagaragara dore ngo turagaragara bavandimwe twaragaragaye dore ngo turagaragara wahura n'umuntu haryamwe nawe ngo uruwatowe ngo uriya ni mama ngo reka ngo Yesu rigeze mbwatowe bavandi byarabaye nabwo ndimo guhimba ibyo bihe byarabaye kwihakana n'uwo wamenye kubera ko ari mu kaga ba Petero ni benshi kandi buriya turi kuvuga Petero usanga benshi tumutera amabuye ngo Petero koko ngo atinyutse kwihakana Yesu niyo na Petero wenda yaravugaga ati banyica kuko Yesu bari kumwica wowe nawe washoboraga kukwica nawe wabonaga ko batari kunyica ariko ko wanyihakanye se nuko rero dukomeza ubuhamya uyu muvandimwe rero ati twari kumwe ndusenga Imana irabimubwira niko byagenze hari n'ubundi buhamya bwinshi cyane twagiye tubona muvandimwe watanze ubuhamya wakoze hasi unyibutse ibuye Yesu we mbese ko nibutse byinshi nibuka ukuntu twagendanye mu bihe byari bitakoroheye nawe ndabyibuka ubwo umwaka wari ugiye gutangira umwaka ndibuka n'uwari wo ndibuka ko twari twegereje bonane uwo muvandimwe yari ari mu mayira nsanga agenda agaruka ndavuga numva rero mwana wanjye nubwo nduta imyaka ariko Yesu yamumayeho nk'umwana ndamubwira nti genda wicara utuze ahandi kumwe na Yesu kuko ubwo baravugaga bati rero twebwe abakeya dusigaye dukomeye kuri mama ni mureke tujye duhana ibihe ntitukamureka aba wenyine kugira ngo atazaba yagira n'igihe yakwiyahura ndavuga reka ntabwo nakwiyambura ubuzima ukuntu nikunda ninumva ubu buzima bundyoheye rwose haleluya kugira ngo aturinde kwiyahura aduha no kuryoherwa n'ubuzima haleluya ntabwo nari kwiyahura avuga ngo yani muhumure ndi kumwe na Yesu Kristo arazarambwa ati rega turi kumwe nuko rero mbaze kubona ko ndi kumwe nawe ndiryamira ndasinzira haleluya nuko bakambwira batese mama ubuse no yagenda utuze ndi kumwe na Yesu nuko ndi kumwe na Yesu rozari nari nayinjiyemo nayitangiye haleluya haleluya uyu muvandimwe rero Yesu Kristo mbona mawe yamuhaye ikibiriti buri kintu Yesu atanga birakomeye yamuhaye ikibiriti na buji ndabyiruka uraza usanga aho narindi ubwo kandi jyeho narindi numvaga ngiye kuhamara ukwezi kumwe nkongera ngasubira imuhira uyu muvandimwe Yesu Kristo aramwohereza asanga aho narindi arambwira tumva rero mama haguruka aha hantu uri ndori Imana irantumye ngo nguhe ikibiriti na buji ubwo rero byari bifite igisobanuro yarahagurutse ati genda ujya gushaka inzu kuko hano ntabwo uzabivamo nishyuraga umunsi ku munsi mvuga nti ejo nzataha ati birahindutse ati shaka inzu nuko ntangira gushaka inzu aramfasha kuyishaka yewe ntabwo ndi bugi imuzi w'ubuhamya nuko byagenze iki cyo nuko yambereye umuvandimwe wambaye hafi kugeza n'icyo gihe umwaka ugiye gutangira ari muri agenda agaruka ndamubwira nti none wo gukurikiye genda ntiwongere kugaruka utuze nanjye ngiye guturizaho ndi
ati burya kumenya Imana bijye biduha no gutuza abagenzi tugana mu ijuru. Ese ni gute uzamenya Imana warangiza ukajya uhora uhangayitse? Hoya naravuze ntumva, njyewe icyo nemereye Yezu kandi narabivuze pe, naramubwiye ni Yezu sinzaguhemukira nimpfa nzicwe nawe, kandi kumva yagiye bazavuga ngo yishwe na Yezu kuko yanze kumuhemukira. Ntacyo bintwaye, nanga guhemukira Yezu mbizi kandi mbishaka. Haleluya. Byari bigoye ariko byarashobokaga guhemukira Imana, byarashobokaga rwose. Hari ahantu hagera ukumva wanahemuka ukaba mpemuke ndamuka mbese ariko nabwiye Yezu ntuya ntabwo nzagera kuri urwo rwego rwa mpemuke ndamuke. Nyagasani Yezu, njyewe sinshaka kugera kuri urwo rwego, nzagukorera kandi nzarinde mpfu nkigukorera rwose, ngiye narabivuze rwose. Uyu muvandimwe rero nagezeho ndamubwira ntumva, uwo nemeye ndamuzi, n'igituma ngaragurika cyane ndakizi, nuko nanze guhemukira Yezu. We niyo mpemuka nari kubona bya bindi isi tubeshyeshya, nari kubibona. Ariko uyu munsi muvandimba ndi hehe? Buriya rero ndagira ngo nkubwire ngo kugendana na Yezu ni ukwihangana. Ihangana utegereze Imana. Hari korasi ivuga ngo ihangane ukorera Imana, imbere yawe hari amakamba. Ni ukuri, ntabwo ikamba uzaryambara utihanganye. Ihangane ukorera Imana, kandi gukorera Imana ntabwo ari uguhanagura ku meza gusa, hazabamo no guterura ibyari biteretse ahatari wongera ubiteru, bigusaba imbaraga utubikane. Ntabwo tuzajya dukora uturimo tworoheje nk'abana batoya. Hari igihe Nyagasana gushinga n'umurimo ukomeye, ari wowe nguza gusaba imbaraga zikomeye zo kwizera. Haleluya. Ubwo rero uyu muvandimwe amba hafi, turagendana, aramfasha, yewe mbese yangiye hanuka. Gihe kiragera rero Yezu Kristo arantabara. Ubu rero yavuga ati ubu buhamya rwose ndabwumva. Buriya abahega no kuvuga no gutanga ubuhamya nabyo bigira burya, bigira ukuntu mbese bitangwa. Burya hari abarimu baba bazi ubwenge ariko kukwigisha bikagorana. Wenda uyu muvandimwe ashobora kuba yagowe no kubivuga, ariko birakomeye, ibi bintu birakaraze kuko arabivuga. Njyewe twari kumwe nkajya numva birimo kunkomanga rwose, nkavuga nti nibyo muvandi, nibyo, naho hari icyo nabivugaho, nibyo rwose. Haleluya. Nibyo mbese ubu nitwa nibyo, niko byagenze. Ariko Imana ikankomeresha ijambo. Haleluya. Ikankomeresha ijambo, nacyo cyatumye nacika intege. Najyaga gucika intege byarangiye natenebutse, Imana ikohereza umuhanuzi cyangwa se ikanyibwira mu buryo bwayo, muvandimwe ugana mu ijuru. Ntabwo njya nibagirwa igihe inkuba rwose. Ariko Yezu uri mwiza rwose. Reka nkubwire muvandi, hari ubwo utakishwa n'ibyo uri kureba, ariko ndagira ngo nkubwire ngo abantu baneje inkuba irazira kubita ndataruka. Nari nsinziriye, inkuba yarakubise mbese naratarutse ngo mpagaze imbere y'igitanda. Mu gihe ndi kwibaza ngo ni ibiki bibaye, habakubisi ya kabiri, narunamye numva ibaye nk'ikintu kigenda gihorera. Hari ukuntu sinzi uko ndibuze kubisobanura, numvise ari nk'ikintu kigiye gihorera hejuru yaho narindi. Byageze ahantu ntumva n'ijwi ry'umuntu, numva n'ikindi kiremwa uretse injangwe, ipusi zabaga muri parafo yaho nabaga. Ibyo bihe nabibayemo Imana iri kunyigisha. Ndi muri interina. Haleluya. Ntabwo nize ndi externe. Kwiga externe ni kwa kundi wiga utaha, wagera mu rugo ukarya udufiriti, ukarya ibiryo. Njyewe rero Imana yanterura inshyira muri interina. Iravuga iti ngaho igira ahangaha uzajya urya kawungu, uzarya mbese ugiye kubaho ubuzima bugoye, ariko kandi igihe gitoya uraburangije kwiga. Ibyo bihe rero byose nabibayemo. Uyu muvandimwe akagira gutya agata urugo rwe, agata umugabo we n'abana be, akaza kumba hafi. Ariko nabireba nkavuga ntoya, ibi nibyo bita kugora abantu. Ndavuga muvandi wigorwa rwose, reka nakira umusaraba wanjye, kandi nkuheke nishimye. Nyagasani rero yampaye imbaraga zo kuwuheka, ndamushima cyane. Ubu buhamya bw'uyu muvandimwe nibwo butumye
nongera gusubira muri bwa bundi bwanjye, ariko ngira ngo nguteguze ngo ntabwo bwarangiye. Uko Nyagasani azajya ngenda nyibutsa, nzajya nkubwira n'ibindi birushaho kugukomeza. Nkubwira nti njyewe ntabwo ari bya bindi byo gupapira ngo mvuge ngo Yezu naramubonye nkubeshya. Nta kiguzi nshaka kuri wowe. Iyo mbikubwira mba mbikubwira ari ukuri pe, niko byagenze. Kandi kugira ngo nkubwire ko ari nako byagenze, ngushimangire ko ari nako byagenze, nuko bitigeze bindyohera. Ntabwo nigeze mbikunda rwose. Hashize imyaka 2 Yezu Kristo aca hano ngaca ndi kumukwepa, mvuga ni najya gutora abandi ntabwo ngewe nzamukorera. Ariko anyihambiro, arangwatira ndusha amaboko, nuko bigeriye mvuga ngo ngaha ndaje nkora ugushaka kwawe. Ntabwo nabishatse, ahubwo yarabimpatiriye. Iyo nza kuba rero ari ibintu ndi kukubwira mu buryo bwo kugira ngo mbese nkuryohereze inkuru, nari kukubwira ni amaze kubimpa nahise niruka njya kumukorera. Ya ntabwo ariko byagenze. Ukuri nuko nuko nabyanze. Impamvu rero nabyanze numvaga ntabyishimiye. Icyo cyo kutabyishimira rero cyatumaga numva ntabishaka. Ntabwo rero mbikubwira uyu munsi ngo nkubwire ngo muvani ngo ubwo numara kubyumva ngo ugire icyo ungenera umugani w'abantu, ariko zicyo ntabwo ndi kukubwira ngo ugire icyo ungenera hoya, ahubwo ndi kukubwira nti tega amatwi wumve ubeho. Nyagasani Yezu yaravuze ngo ikuzo ryanjye narizigamye mu minwa y'ibitambambuga. Ibitambambuga rero ntabwo ari babana gusa, n'abafite umutima ukeye, ariko nibo bazabona Imana yo makuru. Murafite bagenzi tugana mu ijuru, abantu bafite umutima ukeye nibo bazabona Imana. Haleluya. Ubwo rero Nyagasani abashaka niwe yizigamira ikuzo, kandi kuva yarizigamye kuri wowe, nta kiri bumuhanga, nta kibimusubiza inyuma. Yewe naramubwiye nayo ko se Nyagasani wagiye kwa runaka kwazi kuvuga ati ni wowe, noya nijya kumubikira ati shwi, nariko se wafasha abapadiri ko ari benshi rwose, kunyakibanda bahari, abafaratiri benshi rwose, filozofi ko mu ari benshi, amagara amapeti seminari ko ari menshi rwose. Nyagasani washatse abandi gukora ati ni wowe, ariko se koko Nyagasani ati ni wowe. Yewe naramurangiye bigerana. Igihe kimwe ndabyibutse, nigeze gukundwa n'umusore nari muto, araza arambwira ati rero ati ndagira ngo mfashe gushaka umukobwa. Ntise umukobwa umeze ute? Ati ndashaka umukobwa ati ureba nkawe. Ndeba gute? Ati ko ngukureba ni nkako nshaka, ndabwiriza mu gushakira. Noneho atariko atavuga nkawe. Nkatekereza mu bakobwa nzi uwabavuga nkanjye, ise mvuga gute? Ati ukuvuga numva bindyoheye. Ati ndashaka umukobwa uvuga nkawe. Se mvugane. Atariko ati ngashaka umukobwa w'imibiri yombi usa nawe. Ariko si umukobwa. Noneho ngeze aho ndica ndatekereza, avuga ko ari umukobwa twigana ushobora kuba ajya komera nka gutyo. Ndamubwira nti rero reka nkwereke, njewe nzamukubwira ari umukobwa twigana ushobora kuba ameze gutyo. Kandi koko ibyo bintu mbishiramo imbaraga pe. Uwo mwana w'umukobwa ndagenda ndanamuba wahuza, ari umuhungu mwiza pe. Sinigeze nkurura n'abahungu basa nabi. Nuko ubwo n'ubundi buhamya ntabwo ndibuze ko butanga nona. Nuko rero umukobwa ari muri modo, umuhungu ari adaje, mvuye mu kiruhuko, nje mu kiruhuko ndabimubwira. Nigiye wa mukobwa naramubonye, ni kandi narabimubwira byemera. Arambwira ati se ati wowe wumvaga iyo ndakubwiraga umukobwa usa nawe uvuga nkawe ugenda nkawe, wumvaga ndi gushaka uwundi? None se we wambwiye? Ati ni wowe nshaka. Uganese gare kose ko waciye hose, ni nta mukobwa nzamubwira iki? Atuzamubwire yuko ntaraba muri gahunda. Nuko ajya ko arasanga ngewe nari tayari. Ntabwo nari tayari pe, naramubwiye ntabwo nabishobora. Numvaga ndacyari umwana, mbese numvaga ari byinshi cyane. Numvaga rega nyitegereza nuko nshobora kuziha Imana, kuko navugaga ngiye gukorera abantu bisi wapi. Nuko icyo nashakaga kukwibwirira si icyo ngicyo cyo kurambagiza cyangwa kurambagizwa nawe ufite ayo mateka, ariko burya ntitukayibagirwe kuko nayo ari amateka y'ubuzima. Ahubwo icyo nashakaga kukwibwirira nuko kuntu Nyagasani Yezu namurangiye abakobwa benshi ababikira, imiryango y'abihaye Imana ndayiranga, nayo ko wagiye ugatora ababikira ni tora runaka, nariko ubundi wafasha abapadiri ba runaka. Yezu Kristo akanga kumvaho, nkamurangira n'abandi babikira, nariko ubundi bafasha ababikira b'abakecuru. Nkabona Yezu Kristo niyagiye, nase wafasha abakiri bato yuko bari, nkabona Yezu Kristo niyagiye.
ni none se wafasha abapadiri nka Yesu Kristo nagiye kuba padiri akomeza kumpagarara imbere none se uranshaka iki ko nakubwiye ko ntabishobora ati ni wowe nshaka byarangiye rero nuko mbyemeye nako sinabyemeye abinyemeje kandi birakunda ndamushimira ko yanshoboje iyo mbikubwira rero muvandimwe ugana mu ijuru nahagomba ngira ngo nkuryohereze inkuru oya rwose yambaye n'uburyo bwo kubivuga buryoshye rwose arambwira ati nta muntu uzatega amatwi ijambo ryawe maze ngo anarambirwe oya ariko warambirwa ute Yesu Kristo akomeza kumbwira n'ibindi akandyohereza inkuru nanjye nkayikubwira gutyo mbese yewe we bikagenda neza ariko haleluya arambwira rero ati cyo genda unkorere ndamubwira nti ndabyemeye ubwo ndatangira kwa kundi nyine ariko Yesu Kristo ni bwiza ubuhamya rero bw'uyu muvandimwe ati uyu muntu mama yagiye kureba rwose ni umuntu ukomeye narabibabwiye ni umuntu ukomeye pe mu rwego rwe ni umuntu ukomeye ntabwo njya nihagirwa ukuntu oya ibyo ntabwo mbivuze ariko ndagira ngo nkubwire ngo nagiye mu modoka yindi ivuza amahoni nuko mu modoka yandi akajya ku ruhande ariko niko nari ngiye kuguhisha ariko ndakavuze ndakavuze ko nabwiraga Yesu nuko nzabivuga ndako Yesu nzabivuga atuzabivuge ariko se nibazagira ngo nukwirata atuzabivuge atereka n'uwirata yirata ikuzo ryanjye ntabwo rero uwo muvandimwe ari umuntu woroheje icyo nicyo nashakaga kuvuga ariko uko yaba akomeye kose oya mvareka nkubwire muvandi naramubwiye nipfukama imbere yanjye apfukamye ku birenge byanjye musoka amazi y'umugisha haleluya amena nuko biraba apfukamye kandi adafite n'uburenganzira bwo kunkoraho haleluya kuko ndi uwa Kristo amena n'umuryango wawe wahagurutse ngo turashaka kumenya uwo muntu wagusenge ndavuga numva mu izina rya Yesu Kristo niba muzanye imyuka mibi kugira ngo murebe ko muntangira mu kazi k'Imana ndabahagarika mu izina rya Yesu ko niba mushaka agakiza k'Imana ndaje Yesu azanyohereza nzaza haleluya nzababwiriza mu rurimi Nyagasani azambwiriza nzababwiriza ariko Yesu Kristo arakora haleluya muvani mugana mu ijuru abavandimwe benshi mujya mumbwira mama Louise wohereza ubutumwa ariko rwose ujye dushyiraho n'agakeregeshwa ka burya karaturyohera nzajya mbishobora nzajya ngakora ariko ntagakora ujye ubyakira ariko buriya nanjye ntakubwiye muvandimwe burya iminwe bindya bavuga ntabwo Nyagasani hari ijambo ntavuze kuko njyewe njya mvuga nti uko mvuga niko ndushaho kugenda navuga ngo nunguka ibindi navuga ngo iyo nakubwiye hari n'ibindi nanjye ugomba ntariko mbese narimo kwakira kubera yuko mba nuzurije ubwo rero uko ngenda nkubwira niko Nyagasani agenda ashyiraho n'ibindi ntabwo tuzigera ducagatirirwa mbese ngo ibyacu ngo biracagase oya Nyagasani nawe yabyujuje ibyacu rwose iyo roho mutagatifu yagusuye arakuzuriza nuko bigahora byuzuye kandi ugira amahoro ya Kristo muvandi nuko urugira amahoro ndayagusabira kuko icyo tubuze mu buzima bwacu ni amahoro naho ibindi byose Nyagasani yabiduhaye ku buntu ntabwo tubuze ibyo kurya ntabwo tubuze ibyo kwambara ahubwo tubuze amahoro ufite amahoro rero ibindi byose birakwihutira rwose gira amahoro rero niyo mpamvu mpora nkubwira ntigira amahoro ya Kristo niyo soko y'ibindi byose uzabihabwaho umugereka data azi kubikeneye ariko mbere ya byose ingoma y'Imana n'ubutungane ntabwo wagira ingoma y'Imana n'ubutungane ngo ubura amahoro oya amahoro ni Kristo kandi n'ubu mufite uzaba ufite byose Imana iguhe umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amena.